ariko nyagutekerwa amadayimoni wegenda ateka ndi umugore ariko nyakugora mijanja we umugore usigaye mu rugo ni shakari babuje uzajya uteka mubwire icyo jenete kiza gitetse kizagiye ngo y'ubuntu aho wagera mu nzu irimo televiziyo ariko wahise upfa n'amatwi nyokobuje avuze ko yamwirukanye utumva ikiri cyamabuje buragira ubugu aratunye nkaho yaturetse tukidagadura ahise yirukana abakozi ariko muri yidagadurira inyagazi byiza cyane urashaka ko tugabana imirimo gute wakimara wowe ntukivugishe nk'abakire wavuze uko usanzwe uvuga mwana avuga uko tugiye kugabana imirimo ibindi byihorere ugiye guhata ibirayi ufatisha imbabura unabiteka hanyuma gaze yashizemo njyewe gaze nzi gukoresha n'itwa tundi dutoya biriya by'amashanyarazi simbizi none njye ndabimenya ne ni ugukora ibishoboka nyine imbabura n'amakara sinabibona narahiye ko nzongera kota imbabura ndi mu muriro kuzimu kwa shitani uwo muraso satani nk'uwo yagutahirije zabuzota ariko hano nabwo kugira ngo urye urayicana inama y'ubwenge kandi jya gucana imbabura njye ndoza ibyombo na nakuru oya nabuje yambwiye ngo ninjye ugira isuku wowe urajya kugwana n'amasafuriya asa nabi ariko nyukobuje urimo kuratara hari ubu ninjye masegeko se ndimife ntiwaje usanga ahangaha wajya unyubaha nk'umugabo mukuru wibeshya aho ngaho ugira uti n'indushyi nkuru ariko basha kubona ngo wambaye umuryango wanjye muri kwamare wese urinde ushaka gukanga abantu washakiza uwo ndabona guza muri telefone ya madamu ushaka nuko ngira ikintu yakumbwiye kazunguza umunwa mu mase yakumbwiye iki sinkurana na erenge ntamura amabro kandi sinatiga inyuma ngo nkunde mbone do njya yafo mwipantaro mfite vest ndongora amapiri naraba rabuye amatwi mubunirami mwiriwe neza ushaka gukoresha amasafuriya yamenetse amajerekani n'amabase no kukuvomera na kuvomera ikinyere n'amafaranga ariko ijwi ndeshyo n'isura hano kugaragara ko mbona mbizi wasanga twarakoranye ahubwo uzi ko umuntu yanyetse nk'ukuzi wowe ntabwo uri duwaye yego nari duwaye muri sogonderi unzihe sintero kuri kumwa ngo tikirakatishije urahita usanga wanti wawe muri Canada karamizwe nkari iyi niyo Canada rujye gusangamo wanti wawe wavuga yaje mu tubazo kuri visa ariko uciye tubazo ko ari uko mutubura wajya gutwereka tapandigo ngo niyo visa wagize ngo narabyibagiwe ziriya nizo visa za kiragiye ubwo ni mu wowe mwaka tapandigo yambutse imipaka ikagera no muri Canada ntabwo yari tapandigo yewe ariko ndabiyewe usaga karita k'ubururu wagendanaga none ikarita y'ubururu yose ni tapandigo oya ni visa buriya habayemo utubazo ariko n'ubundi turaje dukemuke mu kanya kagira inkuru wowe uri gukora amajerekani n'amasafuriya uri gushaka ati aha buriya indege irishyuye rere tu ariko iyo ni indege yo muri telefone yo kubetingira aho uri kuvuga urasira ni Rwanda ye wakimara n'ugasebye kampani y'abandi ntambwe yitega oke nta kibazo reka ibyo tubyirengagiza usigaye ukora ikizi nakora iki se wowe uranze ntabwo uri kanji oya ntabwo ndiwe kanji wowe wakigurira icyo gisura cyawe urumva nakiyoberwa se wakinaga vore na handball ukaba wari uri kunsubirisha amakuru nk'utamenye kumbe wiyoberanyaga wowe nakwiyoberanya nyine buri usigaye ukora nanjye wowe kiragiye kunjyana Canada wowe mwana avuga ibintu biri seri ahubwo se wowe iyo kariyeri uyimazemo imyaka ingahe uriya gukora amadomoro n'amajerekani byagize urwara rwanjye na Angelo nibyo uri kwita kariyeri musitaba kariyeri muri segonderi nize mekanike none ko nize gukanika ibinyabiziga nize gukanika amasafuriya byose ni ugukanika harya muri kaminuza aho wize icyo ntabwo aricyo cy'ingenzi mana ahubwo wowe ukora iki ubu gutya nawe ndi umushomeri ndi kwibera kwa grand frere hano hirya kumbe wansegaga nawe wahirirwa none se wagize ngo hari umuntu ufite akazi uvuga none se aramoka shabyore kiriya kigo cyacu kukiga babanza bitera umwaka nta muntu n'umwe wafatishije mwese buriya ngo duhaye nuko ari wabaye diplome ya mbere wiyakora iki ikimotari ngiki ariko utakira icyo kimotari amaze kukivanamo etaje ebyiri zavuye mu kimotari cyane rwose ni sipiro kandi nayo si iyakora verisi genzura neza umuntu akora uburaya iyo abatwara imodoka wenda ntibuvuge ko ari uburaya none se umuntu utega moto waguha amafaranga akuguze buraya ukazateranya akavamo etaje ebyiri n'uwa none icyo ni ikibazo uzirikane ko muri tapreneriga hose yari yapfutse umwana yize ekonomi umwarimu wayimwigishije ntacyo yabonye nkanswe ngiye ntabwo napfukaga imibare nose imibare yawe ubundi uzayimarisha iki uzafata igisubizo uyigereka ku bindi bijyana amafaranga igihumbi nguki icyo gitwi cyawe nta bwenge burimo iyo mibare uri kuvuga wapfukaga uzajya ubara imibare y'amasafuriya wahomye uwo mwana bizaza imife uzi ko umaze imyaka 9 usoje kaminuza wese ujya uzirikana ko iyimijwe n'ikaramu itagirambura wowe noneho iyawe yararamburiye irangije nayo irapfa gapfana ipfuni ku muzuru wa mujawe yewe bukene ntacyo butazakwigisha koko sinaherutse uri umuhereza naherezaga padiri Christian ibitabo ngo asome none nanjye bari kuma amasafuriya ngo mpome sinumva wese ugari iterambere ryawe kera waratangaga none uri kwakira gake ikintu ugiye gushyira kumva ya sogokuru wawe nawe igihe iterambere uzayigumanira aho se ubundi mbere iki umwana wajya guguhereza ngo uzunguke iki baraguhemba
gukorera umwami Yesu uwo wakoreye yaraguhembye kabisa. niyo mpamvu wanze kujya gusenga se. Njye sinjya niheba ntacyo mumba, nubundi nabaguha nyuma, ahubwo mbabazwa nuko tujya duhura warandavuye kundusha sha. utebeje se buriya koko birakubabaza. Hoya nimukomeze mukene mubona ko ubwenge bwo mu ishuri nta kintu bumaze. wenda njye nakwiregura ko ubwanyu nabukoresheje mu ishuri bukanshirana, ubwayo bwakumariye iki? Ntabwo bwagushiranye ahubwo zarabunyoye. zarabunyoye se nizigura amafaranga ahubwo mwinshinyagurisha. Wowe wagushinyagura bwakira bugacya, uri wo kwa ngofero wirata ngo anti Canada. tumugeni mwabarozi muri bundi kugenda uvuga ibyenda bizi ko nubundi muzandogera imigisha. Ni mukuragera imigisha se yihe urayigira. reka njye niba amasafuriya ejo bundi uzasanga nubatse etaje. ubundi njye mfite ubwenge. Umugisha nutondagira amabi. yinga sigara wowe uzagenda wawe za tuwaje ngo mu ishuri nta kamu. Amakuru kanje Ni meza ndabonda komera bimwe by'Ikigali. Unzi he? mbonye muzi ku ishuri mbona sinatambukaho nagusuhuje. Ku kigo cyacu se hize umukobwa mwiza nkawe. Wewe narakwigishije naje gukora stage ndi umwarimu. Ndabona nakuzi, wowe bakwita nde? Wanyita Grace gusa icyo gihe nari nanotse. Ni wowe wari uruzi uzikomeza nk'ubukadi. Ubwo ko muntu usigaye usa neza cyagiye uri nk'akagini. Ugize ngo Wari umeze nk'akagini gusa ubu impamo y'Imana misi yavamo. oya se kandi. Kuntu seka mana uzi ko Imana ihindura ibihe. Kundi ko mfite amagambo meza sisigaye kora iki? Kuva nasoza kwiga sindabona akazi ndi umuntu uraho. Kabisa iyo mitoma niyo abashomeri nta muntu washobora kuyirepeta. Ntose abashomeri bo ni amadayimoni. Nimbura mukora. Isi mbona ahangaha nayo ni imiko ntabwo wagira ko imikoro ya rubanda ngo uzayishobora. Ubwo subaye gute nta kazi inshuti yanjye. Oya mfite umuvandimwe wanjye ntorera mu kanwa nk'icyana cy'imbwa. Mbwa kandi ku muntu w'umugabo byongeye usa neza nkawe. Oya gusa neza se ku bahungu bimaze icyo uri umutindi ahubwo wowe usigaye ukora iki? Njye ndi boss lady. Umusireyisi. Urambona kuri Instagram cyangwa zirambuga imbura murazirwa zidagaduriraho. None se ubwo uri boss lady mu buhe buri? Ngende umugore wirwanya ufite amafaranga ye yakoreye apana mu bugori. Ese kumbura n'umugore waje gushakura na byarasa? Oya nta mwana mfite nta n'umugabo mfite. Uburundi nanjye nakifuje umuntu umeze nkawe gusa ntago nemerewe kubivuga. Jya wivugira nawe umenya aho umuntu agwarega. Aha ntago byemewe. Ahubwo se wagera mu rugo ukabanza ukanansura ukamenya ahantu ntuye. None ko nakubwiye ko ndi muri amumaro nta kintu mba ndi gukora nabuzwa n'iki kuhagera. Ni hano hafi se cyangwa birasaba kuntegera? Ubu nta tike y'akamoto k'icyatanu wabona. Ariko aravaye ko natapandigwa turi wasa bitakuba. Yewe vayo nyisurira aho bisaba gutega ndagutegera. Njyewe nibwo bwo mukenewe. Biremba buzambo n'umusore mwiza nkaho ari kwihata ibyuma ubizi neza ko byanaciwe. kiriya byiburiwe kimwe mbasha kubona ibitotsi. Niba ibitotsi biva mu cyuma ko ugiye gupfa usaze. Yireze ngira ubuntu Imana ikamfasha nkapfa cyangwa nkasara kuko byamfasha guhagarika kwitekerezaho. Ese wa muntu nakwereje ngo akumera akazi byagenze bite? Ngarabona ngo amatabi yaranyishira ngo sinagashobora. Ko nzi ko nta mutima mubagira se. Werambwiye ngo nisanzu. Muri za komedi zawe buramututse. Burangije mu inshuti yanjye tuganira mu kubita udushyi mu matama. Wera namukoze muri suna ahita arakara. Wakozemo se gutya bisanzwe? None Rodrigue ko nzi kagira umutima mwiza ibyo bitamurakaza kubera iki yese arakara? Ngo nuko yasava imyunara. Ukora ku matama gutya gusa kava imyuna. Wewe nyine nashyizemo tubaraga. Bivuze ngo nurushyi wamukubise. Ariko ndi muri burage. Umubiri w'umuntu se nawe umenya burage. Ariko urumva ikibazo sinjye. Uvuze ukuri rwose ikibazo ninjye wakohereje. Erega sister wanjye wirakara kuko urabizi ndakwikundira. Gabanya injuga mwana gusa nawe ngwino tujyane mu. Wamfurudira ikindi cyuma se. Kandi warasaze. Ubundi nibyo ndabwira kuko nabwo umwana mu. Umva rero tugiye kugenda witwararika. Ntuzi ufite umugabo. Nta mugabo mfite ariko basanga mubane neza ntabwo uzabura ibyo kurya nejo nzakujyana gushopinga. Urabeshye. Nukura akabyara na. Ariko witwararika mubane neza abantu basanga. Baba we ugira ngo usumuye ikuzimu cyane. Nta gutukana nta kurwana ugomba kwitwararika nk'umwana mwiza ibintu bikaba ari amahoro. Nuko ko Imana yagurenze ko abantu mukigira imitima myiza mu kibaho. Nuzana ibintu byo kurwana n'ibyo wakoze nimba ari Allah ntabwo nzabizana. Tugende. Njye mbere cyangwa nawe ujye. Tugende ariko. Urase barambona gute? Tugende. Umva rero mwabahungu muteke nirukanye umukozi kugira ngo ibyo bindi mubikore nazamuhembera amafaranga y'ubusa. Muteke mukore ibintu byose ngengeye mu kazi. Ndi bifeke. Yego. Umvanye. Karame.
ntabwo mvishe ibintu mabuja avuze ugiye guteka ariko nyagutekerwa amadayimoni wegenda ateka ndi umugore ariko nyakugora mu ijanja we umugore usigaye mu rugo ni ushaka kandi mabuja uzajya uteka mubwiye icyo jenete kiza giteka kizagiye ngo y'ubuntu aho wogere mu nzu irimo televiziyo ariko wahise upfa n'amatwi nyokobuja avuze ko yamwirukanye utumva ikiri cya mabuja buragira ubugu aratunye nk'aho yaturetse tukidagadura ahise yirukana abakozi ariko muri yidagadurira inyagazi byiza cyane urashaka ko tugabana imirimo gute wakimara wowe ntukivugishe nk'abakire wavuze uko usanzwe uvuga mwana avuga uko tugiye kugabana imirimo ibindi byihorere ugiye guhata ibirayi ufatisha imbabura unabiteka hanyuma gaze yashizemo njyewe gaze nzi gukoresha ni twa tundi dutoya biriya by'amashanyarazi simbizi none njye ndabimenya ne ni ugukora ibishoboka nyine imbabura n'amakara sinabibonye narahiye ko nzongera kota imbabura ndi mu muriro kuzimu kwa shitani humura so satani nk'uwo yagutahirije zabuzota ariko hano nabwo kugira ngo urye urayicana inama y'ubwenge kandi jya gucana imbabura njye ndoza ibyombo na nakurupe hoya mabuja yambwiye ngo ninjye ugira isuku wowe urajya kurwana n'amasafuriya asa nabi ariko nyukobuje urimo kuratara hari ubu ninjye mategeko ese ndimife ntiwaje usanga ahangaha wajya unyubaha nk'umugabo mukuru wibeshya aho ngaho ugira uti n'indushyi nkuru ariko basha kubona ngo wambaye umuryango wanjye muri kwamare wese urimo ushaka gukanga abantu ashakiza ubona amaze kuri telefone ya madamu ushaka nuko ndi kukintu yakumbwiye kazunguza umunwa mu masi yakumbwiye yikize uri gasongo nawe yamubwiye rero ntabwo nkunda abantu bameze nk'abo nimuvire mu rugo ikira mpamvu agira umugabo yamugiye asabwa yakiteza ruwere nk'ingi kuki kino haba ariko muteye rero ntabwo ibintu byihanganiye mwava n'inkono shira nyawe udakora amakosa sheri wawe cyangwa ni kwa kuri nanjye ujya ukanye harya abantu uri bwoko ki Kazungu amaze imyaka 5 asaze na mugenzi we nuko byagenze nabazanye hano ngo tubafashe wabasazi ahubwo isazi tiruzuye mujye mu kabati mufate imiti usabaza ahubwo umusazi ni wowe ibife urumva kudusebya di reka ubwenge wanyita umukene ko ntabwo wanyita umusazi umva rero nabagiriye fiva ngo mube hano none amahirwe muyatereye inyoni muve hano mugende afande ibi biryo biraryoshye urandebereye inka di reka tujye kumenya isaha yageze madamu we kwitera kabiri nta busazi mu rwanda ntabwo ari inge Dissolve!